Imana ni nziza ibihe byose. Imana ni nziza ibihe byose. Niyo mpamvu korale mvuze mutishimwa Mana. Mana nishimwe. Kuko bitari ibyo sinzi undi umuntu uko ateye intambwe yagombye kujya ashima Imana. Uko ateye intambwe agashima, kuko hari benshi baba bagiye bava mu buzima kandi tarusha ubuhangange. Tumaze iminsi twiga muri iki cyigisho cy'umuryango uburyo twabungabunga imiryango yacu. Twahereye ku bana, twinjira mu rugo. Ikintu twahereyeho mu rugo hagati y'umugabo n'umugore no gutega amatwi. Gutega amatwi, umuntu akumva neza. Hari ikibazo abantu bajya bagira, twabonye ko bitiranya kumva no gutega amatwi ni ibintu bibiri bihabanye. Ejo twabonye ko umuntu akwiriye kumva, akumvisha umubiri we wose, amaso akumva, umutwe ukumva ukanabigaragaza, ibiganza bikumva bikanabigaragaza, iminwa ikumva, ukumvisha umutima wawe ndetse ukumvisha n'umubiri. Niho mu rugo bizagenda neza. Uyu munsi rero ndashaka ko turebera hamwe ikindi cyitwa kuvugana ubwitonzi. Kuvugana ubwitonzi. Reka dusenge. Uwiteka, ni ukuri uri Imana ishobora byose. Uri Imana yaduhaye ingingo z'umubiri wacu, uduha ubushobozi bwo kumva, uduha ubushobozi bwo kuvuga, uduha ubushobozi bwo kugira communication iyo ari yose, cyangwa se guhanahana amakuru uko ariko kose. Data ubihimbarizwe. Turagusaba rero kugira ngo uduhe kujya dutega amatwi bagenzi bacu, uduhe kuvugana nabo, kandi imvugo zacu zibe ari imvugo zivura, twe kugira imvugo ikomeretsa. Data, turashaka ko urugo rwacu ruba urugo rutahwa n'abantu, kandi ruba urugo ruzakwereka iminyago rwakunyagiye umwanzi umunsi uzimika ingoma yawe. Ngwino ubane natwe bikwaca ubuntu mu izina rya Yesu. Bene data, kuvuga ntabwo ari ibintu byoroshye. Abantu benshi bacumuzwa n'indimi zabo. Iyo bigeze mu rugo ho bibi bindi. Sanga umugabo aratashye, yasanze mu rugo byose agashota imigeri, ati byaha. Umugore atugize ubyandurure, ubwo rukaba rurambikanye, kamutereye ku munigo. Abapolisi baragowe, 112 bakaba barayihamagaye, umugabo bakaba baramutambikanye. Cyangwa se umwe akaba kubisa undi funi, TV1 ikaba yahageze, sisigaye itabaramberera, ikaba yahageze, bakaba bamaze kubifotora, bati dore umugabo yishe umugore we, cyangwa se umugore yishe umugabo. Kuvuga ibintu tuvuga twagombye kubiyungurura. Kenshi abantu bagishakana cyangwa se bataranashakana, bamara igihe kinini baganira, bavuga ku mishinga, bavugana buri kintu cyose baba baganira. Ubu noneho aho telefone zaziye, ibintu byabaye ibindi. Umuntu arara kuri telefone, cyane cyane ko iyo bigeze mu masaa 6, hejuru ya saa 6, telefone kuvuga bisigaye ari nk'ubuntu. Siko bimezera? Ngira abasore wanjye saa 6 z'ijoro n'abasore bageze mu kigero cy'imyaka 25.
akenshi hari igihe njya mbyuka nkababwira nti rero shaho muzansohokere mu nzu aho kugira ngo mujye murara muyivugamo bakereho ntibatumusinzira araravuga kuri telefone bugacya. Abo ni abantu baba bagifiyansanya, babandi baba bashaka ni inshuti, yabonye inshuti yarangiza aravuga bukamukeraho. Iyo abantu rero bagishakana mu mizo ya mbere nabwo niko bigenda, baravuga bakavuga rwose. Noneho bagatekereza ko ubwo bakundana urukundo rwabo rukaba rushikamye, bakaba ari n'abakristo, ibintu byose bizajya bigenda neza. Mu by'ukuri benshi bibwira ko urukundo rukomeye rwa rundi rutuma mwirirwa muvugana, yaguhamagara sheri, shushu, mwitana utuzina, ubu noneho haje n'ibindi hani sinzi. Ibyo ukibwira ko ari byo bizubaka umuryango. Akenshi iyo batangiye kubwirana amagambo mabi, kuko buhoro buhoro bagenda amagambo aba make, hakazamo intera, batangira kubwirana amagambo mabi, wababaza buri wese bakitana ba mwana. Biterwa n'iki? Kuki mu rugo hazamo amakimbirane, ugasanga mu magambo abantu bavugana basigaye noneho babwirana n'amagambo mabi? Kubera iki ibyo bibaho? Ejo twarebye ukumva neza, ugatega amatwi mugenzi wawe, ariko saba yakubwiye iki? Twabonye ko umuntu agomba kuyungurura, akamenya amagambo yumva, akamenya yariyo. Ya magambo ukayatangira igisubizo ariko wabanje kuyumva. Noneho uyu munsi turimo turareba ni ibiki dukwiriye kuvuga. Ubusanzwe umugabo n'umugore bateye ku buryo butandukanye. Umugabo iyo yagize ibibazo byinshi, akaza akinjira mu rugo, yahuye n'akaga, yagize akazi kenshi, arananiwe, cyangwa se afite byinshi byamwuzuye mu mutwe, ndashaka kubabaza noneho. Reka nkubaze, igira hino hano, wowe rwose ngwino hano, bakumpera mikoro hariya. Iyo wahuye n'ibibazo byinshi ukaba utashye mu rugo, uba wumva wataha ubivuga, ugahita ubivuga mu rugo? Oya, nuba naza nkaruhuka nkaza kubivuga nyuma. Wumva wataha ukaruhuka ukaza kubivuga nyuma? Igendere wicare rwose, urakoze cyane. Kambaza umugore, mumpere mikoro wowe. Iyo wahuye n'ibibazo wumva wabyitwara mute? Njyewe iyo mpuye n'ibibazo mbere na mbere banza kubyereka Yesu. Mu rugo bigenza ute? Mu rugo ubwo iyo ntashye mbabwira ingorane nahuye nazo. Urakoze cyane. Babashe kumpumuriza. Urakoze cyane. Nguko uko abagore bateye, nguko uko abagabo bateye. Iyo umugabo ahuye n'ibibazo, abashaka gutaha akicecekera, akabanza agafata umwanya
akabitekerezaho kugeza igihe azabivuga byaramaze bitagifite ubukana. Umugore rero we iyo ahuye n'ibibazo aba yumva yanashyira urushyi ku munwa akavuza induru ati ni mu ntabare, agataha akabivuga kandi akaba ashaka ko abibwira agomba kumwumva. Umva ikibazo cyavuka rero, kubera ko umugabo ateye atyo n'umugore akaba ateye atyo, abagabo bagira gushaka kwishyira mu mwanya w'abagore, akavuga tumva umugore wanjye ubwo yahuye n'ibibazo ngomba kumureka agatuza, simusakurize kuko buriya nibyo akeneye. Wishyira mu mwanya w'umugore. Umugore nawe yabona umugabo yahuye n'ibibazo akavuga tumva rero umugabo wanjye buriya akeneye ko mwegera nkamubaza uko byamugendekeye, akambwira ibintu akabiva imuzi. Buriya umugabo yahuye n'akaga akeneye ko muvugisha, kandi umugabo akeneye kumuha amahoro. Watangira kumuvugisha utari ko umugabo wanjye kutavuga byagenze bite, atariko wampaye amahoro, wampaye amahoro, uranshakaho iki? Utari kuvuga ibibazo wahuye nabyo, humura no rusange mu bantu, ahubwo ati wa mugore wambabariye. Noneho umugore agatekereza ko we mugabo uri mu mwanga kuko udashaka kuganira nawe, kuko udashaka gusangira nawe akababaro kawe. We rero yabahuye n'akaga akaza azi kuri bumubazo ati nikoye ngaho rero mbwira, ugeze ku kazi rero bikugendekeye bitya, akabona ntacyo uvuga, akabona wicecekeye uri hariya, akakubwira ati ariko ubwo ureba ubu nahuye n'ibibazo, utihangane humura, ukamuha amahoro. Yayandi ujya umusaba wowe wayamuhaye, kandi warashaka kumuganiriza umutima we ukaruhuka. Nguko uko abantu batandukana mu bijyanye n'imvugo, bikaba birarangiye ntubasha kuvugana nawe, nawe ntabasha kuvugana nawe. Ni ukuvuga ngo ihanahana ry'amakuru ryapfuye, urugo rwasenyutse. Rero urugo rwasenyutse kuko muteye ku buryo butandukanye, aha murabibonye ku ngero ebyiri gusa. Buri ufashe nka 90% y'abagore bari aha ngaha nuko nguko bameze. Ibibazo bagize bumva bahita babishyira aho ngaho bigakemuka kandi akumva araruhutse. Abagabo agomba kwicara hasi akamaza akabinyunguta akumva uko bigenda. Ngubwo ubuzima. Ingo zisenyuka kuko tutimenya. Abagabo nimubona abagore banyu bagize ibibazo, mwegera umuvugishe kuko nicyo gihagukeneyemo. Bagore nimubona abagabo banyu bagize ibibazo, muha amahoro, tuza, ubanza umwihorere, noneho uzamuvugisha ibintu byaramaze gutuza. Icyo gihe ntabwo agukeneye, agukeneye mu minsi izaza, ariko uyu munsi ntabwo agukeneye. Arashaka kubanza agatuza, akitekerezaho, akamenya n'ibyamubayeho. Mu gihe rero uvugana n'umuntu nabwo, niba ushaka no kumuvugisha, hari ibyo ugomba kwirinda. Ugomba kwirinda kumusesereza. Niba muganira, ganira nawe ariko utamubwira amagambo amukomeretsa. Ikindi ugomba kwirinda gusa nk'umuhana. Umubwira uti wowe ibintu byawe nta mbona bidasobanutse, buriya wowe dore
umushinja, ntabwo uri umushinjabyaha wowe, ntabwo uri umushinjacyaha. Wagombye kumubwira uti ariko buriya urabona dore inzira nziza yo gukora biriya bintu yagombye kubibi. Ese ubona dukoze gutya buriya bitaba byiza? Niko kuganira neza. Ikindi wagombye kwirinda ni ukwirinda kubwira umuntu nk'umuha amategeko. Umuha amategeko ukajya kumva umuntu arahagaze, niko nyirakana vayo hano, avayo aho. Urumva urabwira umuntu mukuru mugenzi wawe vayo hano, ibi nibi bimeze bite? Amategeko mu rugo ntakora, amategeko mu rugo ntakora. Ibindi ugomba kwirinda ni ugupfobya umuntu ugendeye ku byo yize cyangwa se ku myizerere ye n'imyemerere ye. Kumva umuntu araje ati ariko ubundi nkawe wize iki? Nkawe iyo ndebye ibintu ukora wansobanura ko wize iki ubwo ngubwo? Wakubona wirirwa ujya gusenga utoye umurongo ngo ugiye gusenga, ko nukwica umuntu ahagaze. Nuganira n'umuntu mubwira amagambo amwubaka, amusenya ntabwo ari ngombwa. Ikindi ukwiye kwirinda ni ukuvugana n'umuntu usa n'uhangana nawe. Guhangana ntabwo ari byiza. Akakubwira nawe ukavuga, kazamuka. Abantu bize amashuri abanza mu gihe cyo hambere mu mwaka wa 4 cyangwa wa 5, agatekerezo kitwa ngo ururimi rwoshywa n'urundi kabaga mu wakangaye. Imbe binyuze hariya, oya inyuze hariya, murakibuka? Abantu barimo bavuga aho imbe binyuze, noneho bavaho barakocorana da, umwe atera undi akubita hasi, undi atera undi akubita hasi, bati noneho barangije atari ko muri buriya twapfaga iki? Barigaya. Ariko rero uretse ko buriya twanapfuye ubusa, ubundi rwose yari yanyuze hariya. Umugabo ati urasubiriye kandi nakubwiye ko yanyuze hariya. Barongera barasekurana. Kubera iki? Barahanganye. Mworoheranye byaba byiza. Ikindi kintu kibi kirenze ibindi byose ni uko umuntu akuvugisha ugaceceka. Umuntu akuvugisha ce ngubwo ngo niwo muti. Guceceka ntabwo iteka ari byiza. Hari igihe biba byiza iyo ubona utinjira mu mpaka nyinshi cyane ushobora kwicecekera. Ariko no guceceka buri teka ari byiza. Wagombye kuvuga ugatanga igitekerezo cyawe. Kuvuga rero ni impano. Kuvuga ni impano. Abantu benshi barayibona, ariko hari abandi batagira iyo mpano, akicecekera, wajya umureba ukavuga ati se uyu noneho ibyemeze biti. Ndifuza ko ejo twazarebera hamwe ibintu bikwiriye kuvugwa n'ibidakwiriye kuvugwa. Ni ibiki ukwiriye kuvuga, ni ibiki udakwiriye kuvuga. Tuzakomeza twigire imbere gatoya turebe noneho imbaraga z'imvugo, imbaraga z'ururimi. Umugabo witwa David Yongicho w'umukoreya we yanditse avuga ngo icyo ngo pouvoir créatrice de la parole, imbaraga zo kurema kw'ijambo. Yageze ahantu agera kuri ririya somo ngo mbere jambo yahoranye n'Imana, nta cyaremwe cyose kitaremwe nawe. Aravuga ati Imana yaduhaye imbaraga, yaduhaye ububasha. Igihe tuvuga, igihe tuganira na bagenzi bacu, amagambo yacu ashobora kwica kandi ashobora no kugira gute? No gukiza. Mureke tuvuga amagambo mazima.
niba tuganira mu rugo ijambo ryacu nirigende ryinjira mu mutima w'uwo dukunda kugira ngo ribashe kumwubaka. Reka twe kwica ingo zacu, twe gusenya ingo zacu dukoresheje amagambo, ahubwo tuzubake dukoresheje ijambo ryiza. Uwiteka abahe umugisha kandi abarinde muri uyu mugoroba, nibyo mbasabira mu izina rya Yesu. Urugo runezere